ndagushimiye kandi cyane kuba uhisemo gukomeza kugenda ukurikiranira hafi gahunda zose y'umuyoboro mugari wa Garaziya ukomeje kugenda utegura kandi ukomeje kugenda ukugezaho abanyarwandakazi what is breaking news niziye nkuru ziri kwisonga niki ukwiye kumenya muri aya masaha. Reka nanzika nkubwira ko umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana mwese muramuzi amazina ye ni Ishimwe Vestine, cyane ko aririmbana na murumuna we Kamikazi Dorcas. Navuga ko rero inkuru ikomeje kugenda itrendinga kuri uyu mwana w'umunyarwanda ariko yanditse ubutumwa bwaciye igikoba muri showbiz nyarwanda, n'ubutumwa yanditse buhishura inimba, kubabara no kongera kwigera ku buzima bwe bwite. Reka bwira ko Ishimwe Vestine yanditse amagambo aremeye kandi adasanzwe kuri uyu wa kabiri tariki 18 y'ukwezi Ugushyingo mwaka na 2025 agira ati ubu buzima mbayemo sibwo buzima nge nahisemo, ndi mu bihe bibi kandi sinarimbikwiye, nta mugabo uzongera kumbeshya ngo anzengereze cyangwa ansenyere ubuzima narimwe. Navuga ko ari amagambo y'umuntu uremerewe n'agahinda ariko uhagurutse ushaka gutangira page nshya gasoka mu mutima w'umuntu ubundi agafata icyemezo cyo kwiyubaka. N'ubutumwa yanyujije kuri konte ya Instagram, Ishimwe Vestine yakomeje agaragaza ko adateze kongera kwihutira guha undi mugabo uwo ari we wese, yaba ari umunyarwanda cyangwa uwo hanze urubuga mu buzima bwe atabanje kumumenya bihagije. Mu mvugo irimo gutekereza cyane ku buzima bw'imbere mu muryango yagize ati umugabo nzongera guhitamo nzabanza kumumenya bihagije, menye imico ye, umuryango we, ibyo ahagazeho n'ubuzima bwite muri rusange. Nta muntu uzongera kunkoresha nk'igikoresho cyangwa kunyinisha. Ni ihame rikomeye kandi riyobowe n'inyigisho yakuye mu mibanire yanyuzemo mu mezi make ashize. Navuga ko ari ibintu bitavugwaho rumwe kuko ubu butumwa buje nyuma y'uko ku itariki 5 kwezi Nyakanga 2025 Ishimwe Vestine yarashingiranywe na Odarago mu birori byabereye muri Conference Arena. Byari byuzuyemo ibyishimo, indabo n'amasezerano y'igihe kirekire, ariko nk'uko yabitangaje ubwe amezi 3 yonyine ashize yabaye ishuri rikomeye ry'ubuzima bwe. Reka bwira ko mu kiganiro n'ubundi yaraherutse kugirana na Empire, Ishimwe Vestine yari yasobanuye ko urushako ari nko kwinjira mu gihugu utazi, bisaba kumanza kukimenya, kukiga no gukuramo amasomo akomakomeye. Yagize ati ntabwo ndamenya ibintu birenze cyane ko ntabwo mamaze igihe cyane, ntabwo nabwira abantu bimeze gutya na gutya, naba ndi kwigira umuntu w'inzobere cyane kandi nanjye ntagihe kinini mamaze. Gusa muri icyo gihe gito mamaze, kimwe cyo nakubwira nuko kujya mu rugo ari nko kujya mu gihugu utarumenyereye, bigasaba ko umanza kuhiga ubundi ukahamenya. Yakomeje abwira murumuna we kwitondera gushinga urugo. Yagize ati natekerezaga ubuzima nari mbayemo na ba Dorcas, ariko bitewe nuko mama yangiraga inama naramenyereye nta kibazo. Mwana wanjye Dorcas, ntuzashake ukiri muto cyane, uzabe uretse, uramutse ushatse ukiri muto nagucira inkoni. Nge byari umugambi w'Imana. Navuga ko amagambo yasaga nko gutebya ariko washeshoza ukabona ko arimo ukuri kuzuye, cyane ko ari ibintu yatangiye kugenda ahura nabyo mu rugo rwe arushya ngenda ngana ku musozo. Reka ubwire ko kuri ubu umuntu bita Vestine na Dorcas bamaze igihe mu gihugu cya Canada bari gukora ibikorwa bitandukanye by'umuziki ndetse no gusura abafana. Kangubwira ko mu cyumweru gitaha abahanzikazi bari kwitegura kugaruka mu Rwanda, aho ibitekerezo by'abafana ndetse n'abakurikira iby'ubukamana byahise bifata ku butumwa bwa Vestine nk'amakimbirane ashobora kuba ari mu rugo rwe rushya. Kangubwire ko nubwo nta byinshi aratangaza ku buryo burambuye, amagambo yerekana ko ahagaze mu gihe cy'ubuzima kitoroshye hagati
yo kwiyakira no gushaka imbaraga zo gutangira bundi bushya. Nagaragaza ko ashobora kuba yarafashe umwanzuro wo kugana inzira ya gatanya, dore ko yanamaze guseba amafoto y'ubukwe bwabo anakoraho izina yari yariyise ry'umugabo we. Sinagira ku musozo nakubwiye ko Ishimwe Vestine atangaje iyi nkuru yari kuroje ku mbugankoranya mbaga nyuma y'iminsi igera kuri 3 itsinda abarizwamo ya Vestine ndetse na Dorcas riteguje indirimbo nshya bise ufite. Bikaba byitezwe ko ijya hanze mu minsi ya vuba bakigera mu rw'imisozi igihombe. Ngereka ngushimire ko nanjye hano kuri La Grazia Africa.